mu gihe FDLR Mhm. yaba yari ifitanye ubucuti bukomeye cyane na leta ya Kongo, yego bikaba ngombwa yuko kugira ngo umubano w'u Rwanda barimo kuganira Angola wongere usubukurwa, bagomba gukuraho icyo bapfa. okay So, ni ukuvuga ngo inshuti zirapezanya. niba agenda inshuti ya Pira, nawe uri inshuti ya Pira, ariko kugira ngo Pira ambonemo inyungu nyinshi cyane bisaba yuko atandukana nawe rwose agutanga ku isahani, tukugira menu ku isahani tukakurikira. urakomeza ubivugire muri ridoza, ariko nanjye ndabivana mu kinyarwanda cyumvikana. bivuze ngo leta ya Kongo yumvisha ubusabe bw'u Rwanda bwo gusenya FDLR. yumvise ko biyifitemo inyungu, biyifitiye inyungu. iki cyashipakinze byo tangiriro, kuko twari dufite umubano umeze neza, umubano wabo he ariko watezaga igihombo Kinshasa. ngiraho ndwanaho wari uhari. Yego, Kinshasa ibona ko watezaga igihombo. Bigenda bite kugira ngo utangire? ibyo biba muri politiki. Bishobora gushudika nawe. Yego, iyo usanze ko ubushuti bwanjye na Pira bukomeye kureza ubushuti mfitanye nawe, mutangaho igitambo. ngaho bishyire muri reality. Ubushuti bwande bwagira ikibazo n'ubwande, ninde watanzweho igitambo? Ntabwo ngomba gusobanura gutyo. Ngomba gusobanura ko mu gihe FDLR yaba yari ifitanye ubucuti bukomeye cyane na leta ya Kongo, yego bikaba ngombwa yuko kugira ngo umubano w'u Rwanda barimo kuganira Angola wongere usubukurwa, bagomba gukuraho icyo bapfa. okay so uvuga ngo inshuti zirapezanya. niba agenda inshuti ya Pira, nawe uri inshuti ya Pira, ariko kugira ngo Pira ambonemo inyungu nyinshi cyane bisaba yuko atandukana nawe rwose agutanga ku isahani, tukugira menu ku isahani tukakurikira. urakomeza ubivugire muri ridoza, ariko nanjye ndabivana mu kinyarwanda cyumvikana. bivuze ngo leta ya Kongo yumvisha ubusabe bw'u Rwanda bwo gusenya FDLR. yumvise ko biyifitemo inyungu, biyifitiye inyungu. gukomeza gutsimbarira kuri FDLR ibonye harimo ibihombo byinshi kuruta kuyireka. Yego, bishoboka yuko yanahitamo kubikinamo nka tiyatire igasa nk'ibarasa, ariko itabikomeje. ariko no kubibarasa gusa nabyo nta kibazo. Yego, ariko sitiri ubwo bushuti n'izo nyungu ugomba kuziharanira kugira ngo zigerweho, kuko ntabwo ntekereza yuko intambara ya M23 ari amakuru meza Kinshasa, kandi nabo bamaze kuyibona ko batazayitsinda. kuyita rero ufata M23 ukayita terrorist group, sizaganira nabo kikugumura, ivumbi rigatumuka, agashatu ukagafungura, ukadegaja uti nzabamena, nzabica. igihe kirangiye n'ibiki byose biba bigaragara yuko ukavuga uti rero n'ikindi uti leta y'u Rwanda dushaka iki, kirimbona na Kagame zamubaza icyo dushakira ku gihugu, yewe kandi nahagaragoma dufite ibikoresho tukarasa i Kigali, yerere igihe ugatsinda amatora, igihe kikarangira, iki gihe cyose gishize abantu bamaze kukurunguruka. so in one way or another, iyi ntambara y'M23 ntabwo ari ikintu Kinshasa bakeneye. so rero biraterwa n'ukuntu babikeneye. niba bakeneye cyane ko iyo ntambara ihagarara, FDLR barayivunira umuheto. niba batayikeneye rero ari ibintu byo dukino, ntabwo ntekereza ko M23 bakinnye kuva kera. n'iyi ngiyi ikomeza kwihanganira imikino. hanyuma ubwo ngubwo twigeze kumva leta ya Kongo cyane cyane Rubaye ikimara kuvamo bavuga ko batazigera na rimwe baganira mu 23 ahubwo bagiye kurwana. Ndabyibuka byavuzwe na Patrick Muyaya, bivuze ko bigaragaye ko batashoboye kurwana na M23. rega nicyo nakubwiraga, power, when you have a political power, ifite ingufu za politiki, ntabwo bivuga
you don't say it, urabigaragaza. urabyerekana. Si kubwo kuvuga ngo uriya ngo igira neza yaranzuzubije ariko ndakomeye, akikubita ku gituza ndaje kuvurira icumu. Ntabwo ari ngombwa, wegenda umukubite uba utanze isomo kundi wese uzazamura agatwe, ahubwo agutinya mutiriwe unavuga. True that. So ari uriya wavugaga w'umubirigi imbaraga afite, yazigira ntiyari kuzivugira hariya, cyuze yari kubivugira hafi yo mu kibira cyangwa Sha nta kintu cyamugarura mu birometero, akazapfa akabungira akazakica. Gasozi kagusabye amaraso n'uyakarenze. gasozi kagusabye amaraso n'akarenze. Ushobora no kugahuga ukagenda ukagiyo gashiga kazagushyigura neza neza ukisanga mu mutego ukurangiza. Kuri iyi nshuro ariko banza yongeye gufatwa tutakongera kumva ngo haje amapingu na ribu. Ntabwo ntekereza ko mwamufata, byabura. Fata hano yambirwa n'ishokoro inguba yamukubita ntiyamenye ikimukubise. Ariko kuri ibyo rukomejeho bya FDLR nabyutse mbibona ku social media, people are not buying it. They say, avuga ngo nta buryo guverinoma ya Congo iri kugerageza kurwanya FDLR no kuyifata kandi aribo babafasha mu rugamba. Nta tandukaniro riri hagati ya FDLR na FDLR. FARDC ntabwo iri bwo kurasa FDLR gusa, iri kurasa n'abandi b'abazarendo bacanganyikiwe, baraho ntibazi igihari, ntibazi haduyi, ntibazi bakibaza icyabaye, nta makuru bagifiteho. Yego. Kati umuga people are not buying it. Nabikubajije mu kanya kuba ati ni umukino Kinshasa irimo, ntabwo yarwanya FDLR kandi ari ibafasha. Ngo ufashe FDLR ukayishyira hano na FARDC ukayishyira hano, icyo wakora no gushyiramo bihwanya gusa. Iko ibyo turaza kubireba, erega nitangirira turaza kureba turebe ubundi neza FARDC abyitwaramo iki. Ariko muri politike nuko abantu benshi baba batazi politike. Yego. Urabona ushobora kuba uri umuminisitiri w'ingirakamaro uri n'umwana mwiza abaturage bagukunda, ariko politikare jyewe niba ni perezida naba inyungu mutegerezemo nazibona, kabone naho waba upafominga ibyo ushinzwe ntibihagije. Uzi cyamunara? Cyamunara urayizi? Ndayizi cyane. Kugura no kugurisha, utanga menshi akaba ariwe wegukana. Rwose barakugura muri politiki kandi batakuguza ibiceri, inyungu. Iyo umaze strategically kugaragaza inyungu ufite mu kubana nanjye, wa wundi wese wakuvugiraga na ba bandi barari ku ibere umukura ku ibere n'uwaheka ugakigenza. Ikindi na wa wundi wari ugufitiye akamaro uramuzana ku meza mukamukoramo menu. Politike ni mbi, politike ni mesho, n'umukino w'abamesho. Niyo mpamvu abana beza no kugira impuhwe batashobora politike. Politics biterwa n'ikarita usohora. Politike ni umukino w'inyungu ariko utarimo imbabazi na nkeya. Nta muntu ugutonyangirizamo imiyaga. You should always be strategically alert, guharanira inyungu zawe.
ibintu byose urimo, imyanzuro ufata, imishyikirano urimo, ibiganiro ukora, kabone naho uganira n'umuntu. Muri politike you limit even access kuba kubona, ukemera yuko abantu bakubona ari abantu ufitemo inyungu. ntabwo uba uri always available. That is a Kandi mistake. abantu bagukunda cyane ntabwo aba ari buhereza access uyihereza abakwange cyane, mukabonana mukaganira. Kuko umuntu ukwanga cyane muri politike, iyo mubonanye agukunda cyane kuko aba ashaka gupuruvinga ko muri inshuti. Ni nayo mpamvu mu mukino wa politiki ugomba kumenya kwiga gukoresha abanzi bawe. Bakora neza kurenza inshuti zawe, kuko baba bashaka no gupuruvinga, baba bashaka no kwerekana uburyo bari inyangamugayo. Wiga gukoresha abanzi bawe. Learn to use your enemies. I've seen Muri that politike line rero somewhere. ugomba guhora ucekinga your relevance. Niba uri no muri kabineti cyangwa mu mwanya runaka, Cyakenewe. cya kintu cyatumye bakuzana uracyagifite. Niba utagifite utakaje relevance. Hari abantu, buriya abantu benshi bakunda kavuga ari jyewe namuhereza ndi perezida yakaza kandeba. No, ntabwo bemera ko bakubona, kandi uko batakubona niko barushaho kugukunda. Ibyo ni ukuri. Uko urushaho kuboneka kuri ba bantu bagukunda niko barushaho Kugutekinga for granted. ko uri umuntu usanzwe. Kandi muri politiki uzirinde kuba umuntu usanzwe. Nta muntu usanzwe uba muri politiki. Kabone naho waba uvuga ibisanzwe, ugomba gusigamo akantu bakeka batakose biriya nibyo mininga. Reka ubona bya bintu bya perezida w'u Burundi yivugira ibintu bimeze ukuntu. Hariho abantu bemera yuko kariya ari agakina abatekinika abaturage. Ubundi hari umuntu ingurube yamugabiye yamugabiye ibenzi. Icyo gihe muri politiki iyo ugikuyeho waba akeka yuko ukina agakina, kandi wasanga ari kuri yatekereza. Ariko hariho abantu bavuga bati uriya mugabo ari yarakina abantu agakina. Icyo gihu iyo ugikuyemo ko ari gutyo umeze, abantu bose bakubona nk'usanzwe n'ubutegetsi urabutakaza. Muri politiki kugera ku butegetsi ni ikintu kimwe, ariko haba hari ikindi gikomeye cya kabiri, kugumana ubutegetsi, ukagumana ishema n'icyubahiro. Kandi ugomba gukora uburyo ibyo ukora byose bikwitirirwa. Abandi bagakora bagatekinga credit. Niko politiki imera. Politiki nta mpuhwe na nkeya na duke tubamo. Ariko ni matter of life and death. Ushobora kuzana imikino bagakinira iwawe. Ushobora kuzana imikino muri politiki ikimukira iwawe. I think so either you kill or be killed. Nta mikino. Don't play games. Kandi nujya guhitamo gukrashinga abanzi bawe, bakrashinge babibone kutigeze kuva wabaho utigeze mu Crush them totally. Uburyo nushaka kurivenginga buri imbaraga za revenge, atanabitekereza ahubwo agenda ashima Imana ko yarokotse. Politiki ni gutya imbere. You crush them totally. Uburyo n'umwana waravutse muri iyo famiye avukana atashobora kugira igitekerezo cya revenge. Njya numva ari umusore ujya kuri YouTube akavuga ukuntu Kagame ari umugome n'umwicanyi n'iki. Icyo ni amagambo y'umuntu iyo wamukrashinze totally, asigare ahigima gusa kuri umugome ariko nta kintu ashobora gukora. N'ihungabana. So you leave a mark. Ikiza cya politike, amateka avugwa n'abafite ubutegetsi, n'abafite power, badefininga amateka ukwawo. Nubwo twebwe nk'aba scientist, as I tell you, I'm a political scientist, twebwe duhera ku bintu
wakoze bitari byo mbere y'uko tuvuga amateka yawe ibyaranze ubutegetsi bwawe. Ariko ibyo ngibyo ni uko natwe nta power tuba dufite. We can do the same. Idini ryitwa power, political power, ni rimwe ku isi yose. Ni rimwe ku isi. Ndakubwiza ukuri, FDLR mureba na Congo bashobora kuba rwose ari sheri na shusho bajyana ku buriri bagapfumbatana, ariko habonetse uwo bararanye ufite political power, iyo abonye yuko kuryamana nawe reliability, amaking sure you disappear, nawe ntuzongere kubaho. So kuba FDLR itekereza yuko batayikurashinga, nabo barabizi cyaba bafitemo akabazo mu myumvire. In politics ibintu birahinduka, it's a game of change. Ibintu bihinduka kandi bihinduka vuba cyane. Habona ishyano umuntu utiteguye impinduka muri politiki. Mu minsi ishize nibwo twavuze ku ba Spy Masters. I remember it was in August. Bahuriye mu Rwanda ba FRDC ndetse na RGF baganira kuri ibyo ngibyo, FDLR ndetse na M23. Bariuzi ikintu bakoraga, badefiningaga inyungu. Ariko inyungu banza ariyo cyita rusange. Politiki nta kindi yubakiyeho. Ni common denominator. Reka nicare neza. Yego, tara neza. Politiki ni umukino w'inyungu. Kandi nubwo tuwita umukino, amaraso arameneka. Sizi kubyumva aho ngaho. Ni umukino w'inyungu. Yego. Bariya aba security experts badefiningaga inyungu. Inyungu zirahari, ariko ntabwo badefiningaga inyungu gusa, n'ibihombo. Hari icyo buri umwe agomba kwigoma. Badefininze ibintu bibiri. Icyambere, inyungu n'igihombo. Inyungu igira iyi ngiyi, igihombo kigira icyo. Inyungu kuko harimo ikawa n'inyungu. Iki kirahuri ni icy'amazi ariko kirimo ubusa right now. Kuri jye n'igihombo naho ntakirekura. Ku bana kwacu inyungu zirimo ngizi, ariko ibihombo dufitanye n'icyo dupfa iki ni igihombo. So bamaze kubidefininga niyo iyo raporo ya security experts. So abanyapolitiki nibo bahabwa iyo raporo kugira ngo basesinge, bafate umwanzuro bahitemo. Dukomeze iyi nzira irimo ibihombo cyangwa dukomeze. So amahitamo ni ayabo. So Congo niba bamaze kubona ko maybe nako igihugu dizi. So FDLR igomba kureba uburyo nayo kino kirabo kitarimo ubusa, yigaragaza ko ari y'agaciro cyane, ifite ikimariye Kinshasa kurenza umubano w'u Rwanda. Yego. That is politics for you. Nitabishobora rero uyu mugabo yaba ari ibyiringiro, yaba ari ntawunguka, bazava muri Congo birukanka n'amaguru nta n'inkweto bambaye, nibadashobora kwigaragariza kuri Tshisekedi ko kubagira ari inyungu zikomeye kurenza kubana n'u Rwanda no gushyikirana na M23. Nase ubundi baprovidingaga iki muri iyi myaka itambutse yatumye Tshisekedi babonamo inyungu yemera gutana? Ibyo ngibyo ni nuza uwasimbuye Mudacumura niwe wabisobanura, cyangwa Mudacumura yabisobanurira hehe? Uwamusimbuye yaba ari ntawunguka, yaba ari ibyiringiro, bagomba kugaragaza. Na Tshisekedi nawe yabisobanura, akamaro afite muri FDLR abonamo value, political value abonamo kurenza kubana n'ibihugu baturanye. Ariko kugeza ubu I'm very sure yuko ari harabona ko ari igihombo kutabana neza n'abaturanyi. Kutabana ntawunguka rwose we
yararahiye si yo wabwiye kabari bati nzagaruka mu Rwanda ariko ibyo ngibyo barabivuga bakanisubiraho. Mm, maze imyaka myinshi cyane kuri iyi si, mm, uburyo nagikangwa n'amagambo ya politiki. mm, maze imyaka mbona abavuga yuko ari inkotanyi z'amarere badashobora no guhemukira iyi leta, n'ababona ari ibisambo bagenda. maze imyaka abasengezaga FPR aribo bavuga amagambo akomeye, bamwe mbabona muri gereza. maze imyaka mbona abashaka kwigaragaza yuko ari inyangamugayo zitarya ruswa, zirya ruswa. maze imyaka by'abiyita senior cadres aribo mbona b'ibigwari bari mu bya ruswa n'ikimenyane. muri politiki nta muntu ukimwangisha ko wazamutse social media kuririmba kuri intwari y'igihugu. I give you time kugira ngo dushobore kwemeranya kuri the real value you have. agaciro kanya ko ufite buriya urabona bariya abandi ureba birirwa basakuza ibiki muri uku kurahira kw'abasenateri n'ibiki byose, bimaze kugaragara ko Evode, senateri Evode agifite value. kuri gihe yavuze ijambo n'ibiki byose mukamuvugaho ibiki, banyishakisha ikintu kimwe, political value uracyayifite? ntayifite. ni iki gifite gishimangira ko Evode gifite value? kwamamaza deputy speaker bakamutora, That's one. cya kabiri umukuru w'igihugu kwemera yuko ibyo yakoze ari byo, ndetse akanavuga yuko abandi bakwiga kuri iyo strategy. abivuga in a sarcastic way, avuga ati Evode yabanje kuducura umwuka, kuducura oxygen, ariko avuga ngo sinzi niba amayeri y'ikinyabupfura ari amayeri y'ikinyabupfura cyangwa ari ikinyabupfura cy'amayeri, ariko hari recognizinga ko byakoze. it was waste of time kuko hari ikindi cya gatatu utabonye, umukandida yamamaje Sore yagiye wenyine, nta wundi muntu bari kumwe biyamamaza. muri make nkoze imibare ya politiki, Evode yari afite n'ibanga rya FPR kuko bemeranyagaho noneho ugomba kuba speaker. ni nayo mpamvu yakajugunyeho deputy speaker, niyo mpamvu yakajugunyeho ngo ni inkotanyi cyane. uriho urumva yari yaba baragiye. ni ukuvuga ko political value ya Evode iracyahari, ndetse nyinshi cyane kurenza iyo abantu bakeka. Evode nanjye ndabyemera ndayifite. andi ntimuzikange manda ya Evode irangiye abo minisitiri mukuru mu bintu bikuru cyane bya leta, bizarangira umwaka utaha. n'ubundi yabaye umuminisitiri mukuru mu bintu bikuru bya leta. yari state minister muri minisiste. yari state minister. ashinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko. two twose ntitwari ngombwa, ariko ndabizi yuko kandi arangiraho n'akandi hoya, kuko ibyo byose icyo ushinzwe turagishaka. iyo ugifite political value na minisiteri twayihimba because of you. urabona agiye Mugabe wicaye ngaha muri bwo kuganira leta guverinoma y'u Rwanda imbonamo value, perezida Paul Kagame akambonamo value kunyiyegereza ko ari ibintu by'ingenzi igomba kuba muri cabinet. minisiteri muzi yanahimba n'iyanjye, akayita n'indi zina akayihereza n'inshingano, n'abakozi bagahabwa akazi n'imishahara ikaba myinshi because of one person. minisiteri yo guhindura imitekerereze y'abanyarwanda. urumva wowe bivuga na political power ufite. the person who has a political power aba azi no kureba political value. iyo political power ishatse political value ikaboneka, umwanya bawita amazina yose bashaka.
How- ya kandi mubyumve neza njya numva hari yatangaje. abantu bavuga muri komenti Mugabe ni umuhanga bamuhaye akazi muri guverinoma yagira inama ya guverinoma oya ntabwo bayikeneye ubuhanga bwanjye kumbonamo political value Urugero utari benshi bari iyo ngiyo badafite ubuhanga buhagije ariko bari mu myanya kubera ko bafite value. cyane 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 rwose Bafite icyo bazana ku meza ushobora gusanga bafite ikitandukanye bashyira icyo ku meza. bazana ku meza akenshi bakizana batabizi ko bakizanye ubabonamo political value aramuzana ikibazo gihari benshi ntabwo baba bazi na political value babonyemo iyo basanga sisiteme uko imeze bagashaka kuyigana ngo babe nkayo kandi babe abagatulika cyane kurenza papa kandi nyamara uwabazanye abizi neza yuko abameze gutyo bemera sisiteme gutyo benshi barahari ariko ntabwo baje muri kabineti. Hello, am I talking to somebody? I think so. Hari umuntu uri bunyuma kumva niho namuvugaho. Here is the thing. Niba mu banyarwanda miliyoni 10 na zingahe harimo n'abahanga bafite ubumenyi butandukanye bagufashe mu bandi banyarwanda bakagushyira muri guverinoma umuntu ufite political power nka perezida wa repubulika nuko aba yakubonyemo political value iyo uhageze noneho ugashaka kwinjira neza ukishanisha na system ya political value yawe irabura tugasigara kukujugunya bitworoheye cyane kuko ntabwo ari wowe uri perfect kuri uwo mwanya ushaka kwigira bakuzaniye icyo kindi cyo ufite utashaka kuba you see bakuzaniye uko wari umeze hanze nuko wabagaho na value bakubonamo icyo kintu gitumye bakuzana kugira ngo icyo kintu kizabagiraho kibageze ariko iyo ugeze muri system ugashaka kuba nkayo ikaguhindura wasanga harimo abarya ruswa nawe ukarya ruswa ukiga imvugo zabo ukiga imikorere yabo uri uratakaza value cyane rwose tugombe twumvikane yuko for you to be in a cabinet kugira ngo ba minisitiri mu nama y'abaminisitiri muri cabinet ntabwo bigusaba ubuhanga bwihariye hari agaciro uhagarariye ako gaciro tugira akakuzanya turagashaka muri cabinet nitugerayo benshi bagerayo bagatekereza ko ari ubuhanga bwihariye babazaniye niba uri na minisita wa finance nta nubwo ari we the best economist in the country nta nubwo uri mu batanu ba mbere oya there is this value hariho abari muri cabinet because they have value nuko they are loyal to the president and the system. And reality also it is a value. It is a value. It's a value. Ariko nanone abantu bose bari muri cabinet ntabwo bariyo because of loyalty. Hariho n'ubusazi bw'abantu bameze nka Mugabe ubusazi bwanjye bukakujyanayo kuko bakeneye iyo value wagera ugashaka to conform nk'abandi ukuntu bitwara bikagupfana ukasigara uri igishusho. Reba nk'ubu ngubu like you are talking ukuntu uvuga ingingo zose ukayivuga nk'uko uyumva probably RB ikagwa nk'ikiganiro nk'iki ngiki ngo ugikore and then ugatangira kugikora nk'uko bo babikora. Urumva urabona uko nkora gutya kuko ndabizi RB yagiye nsaba kenshi atasimu akiriwe deje gisaba kenshi ko muri biganiro cye nkabona ukuntu bameze n'ukuntu organization yabo ntabwo nyikwiramo ntabwo imereza uburyo bwo kwisanzura uburyo nakumva nisanzura so nukuvuga wasanga RBA ugasanga umurongo barimo ugashaka kuwufitingamo cyane kurenza Kagabo you have lost the value bakuzaniye and you have to be you. Yes. Uza abantu bagiye bava kuri TV10 RB kabajyana bamwe bakagerayo bagashaka kuba barabiye cyane kurenza abarore batakaza value yabo and you have to have an identity. Abantu benshi they don't have identity. I agree. Sino muri politike gusa no mu buzima busanzwe. Ikindi
perezida wa repubulika nakahapointinga akagushyira mu mwanya runaka Mm. mbere y'uko umenya ibintu byinshi no the value what do you represent bakagombye gutanga amaturo n'inomero yanjye muyishyireho kuko ibi ndabizi neza this is consultancy this is ni free consultancy ni pro bono political consultancy I like that word. So, ni ukuvuga nujya kuba wiyicariye cyangwa uri umwarimu muri kaminuza cyangwa uri umusazi wo ku street nka Mugabe cyangwa se nkunda kwiyidentify nka musazi kubera ibitekerezo byanjye binyuranye ariko soko ukuva perezida wa repubulika barakwapointinze telefone zitajya kugwa felicitation ibiki be careful shimira perezida wa repubulika niba ari kuri twitter niba ari kuri ibisigaye abanyamakuru ibyo bakubaza CBC cyewe uzagenda muri ibyo ushoboye kandi bazanyereka ibyo nkwiye gukora fata amezi yawe ya atatu ya mbere know the value you represent cyane numara kubimenya uzakora neza akazi kawe be yourself create your identity Muga karama urakoze cyane bakarama murakoze cyane mani gumugisha namwe weekend nziza namwe